Kristo Yesu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo nk'uko bisanzwe. Reka nkomeze mbashimire mwe mukomeje kubana nanjye muri ibi biganiro. Uyu munsi rero twaboneye hamwe ibibazo cyangwa imyitwarire y'umuntu muganga yarangije guhagarikira imiti uko biba bimeze. Hari icyo wakuyemo, nanjye hari icyo nakuyemo. Uyu munsi rero reka turebere hamwe ihohoterwa cyangwa se ibibazo wa wundi warangije kurwara, umwe bavuga ngo yasaze, umwe wirutse ku musozi, ibibazo ahura nabyo. Kristo Yesu akuzwe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bibe bishya n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana myinshi yakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amina. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, rero ntunze ukandengera iteka, kandi ndabyangira ko byicishije Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe, amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Warangije kubona ibibazo cyangwa imyitwarire y'umuntu wagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ahura nabwo cyangwa ahura nabyo iminsi ya none. Wabonye nanone ikiganiro cy'umukristo mu rugendo, ibibazo ahuriramo nabyo, intambara arwana nazo za buri munsi. Aha nubona ubayeho kuri iyi si ya rurema, ukabona ubayeho mu mahoro, mu mudendezo, mu mutuzo, nta kibazo ugira mu buzima, uzamenye ko utari umukristo. Nuhura n'ibibazo rero muri ubu buzima bwa none, ukagenda wiririra abantu bose, bazagera aho bakwange, bazagera aho bavuga ariko suriya noneho ubaho muri buriya buzima uhora dutakira, uhora tubwira ibenge, noneho abantu binube. Uzatakire Yesu Kristo wazutse, Yesu wamennye amaraso ku bwacu, naho abana b'abantu twarahindutse. Nababwiye ko ushobora kugira uwo waganiriza ibyawe, ariko abantu bose siko bameze. Kubona umukristo nyawe muri iki gihe biragoye. Iyo bigeze ku ifaranga aho biba ibindi. Umukristo ku ifaranga ni ikibazo gikomeye. Weho rero ufite ibibazo bikomeye, waba uri Cyangugu, waba uri hehe, uzi kuri kominote ya Emmanuel ntawe ukuzi, bagutega amatwi batitaye aho wavuye, aho ho nagushishikariza kujyayo. Ariko wowe wo muri indi dini, ubishoboye nawe waza kwa Yezu nta guhezwa, cyangwa se ukajya mu ruhango kwa Yezu Nyirimpuhwe, naho rwose urabohoka kandi urahakirira iyo ufite ariko kwizera. Icyo uzakora cyose nta kwizera ntacyo bizageraho. Mumbabarire. Icyo uzakora cyose udafite kwizera ntabwo uzakigeraho. Ariko umukristo mu rugendo, umukristo mu ntambara, ugira gutyo ugahura n'akabazo buri kanya, bikaza kurangira noneho rero Imana yoroheje umusonga. Ukajya kubona ukabona hagiyeho nk'ibisubizo wenda by'umwaka umwe, ejo bikongera gutyo. Nubona uri muri iyo nzira rero y'ibyo bigeragezo, uzishime unezerwe, uharanire kweza roho yawe kugira ngo uzagire umurage mu bwami bw'Imana. Urwo rugendo urimo rumeze gutyo nibwo bukristo. Ubwo rugendo urimo rumeze gutyo, nta wundi uzabikuberamo ni wowe ubwawe. Ariko
nubona ubibayemo by'iteka ryose uzamenye ko ari wo musaraba wawe. Cyane niba ufite umugore akakunanira, ukagerageza ibishoboka byose ugakoranya imiryango bikanga. Niba ufite umugabo wakubereye ikigeragezo, ugakoresha ibishoboka byose ukiyambaza imiryango izagera aho igusuzugura ikwange, uzibuke yuko ari wo musaraba wawe. Kwirukira mu nkiko rero ngo ngiye kwaka gutandukana, kwirukira mu bana b'abantu ngo ugiye kugisha inama, ibyo uzabyibagirwe. Inama ya mbere uzayihabwa na Yezu wazutse, wamennye amaraso ku bwacu, kuko uwo ni wo musaraba wawe. Umusaraba w'umuntu ntaho ujya, uzahora ari umusaraba wawe. Kristo Yezu akuzwe. Reka turebere hamwe rero ibyo bibazo. Umuntu iyo yarangije kurwara uburwayi bwo mu mutwe, gusenga ntabwo bikunda, kuririmba ntabwo bikunda. Ujya gusenga ukabona abagutesha umutwe benshi, ukabura paritse. Ushobora kubona abantu benshi baje bahurura bakakubuza gusenga, ariko abandi bantu ntabwo bababona, ni wowe ubabona wenyine. Umuntu warangije kurwara ashobora gutangira ijambo ry'Imana, agasoma Bibiliya, akumva hari n'ahandi riri gusomerwa. Ushobora kumva risomerwa mu ijuru, ntabwo nzi uko hatekereza aho ariho, ariko abenshi berekana ijuru ko ari ikirere, ariko mu kirere ntabwo ariho mu ijuru. Ushobora kumva ijwi rivugira ku rukuta rw'inzu urimo, ushobora kumva ijwi riri munsi yawe. Ntabwo bizakunda rero. Ubwo niba warwaye, ivuze hakiri kare, ujye kwa muganga, ureke kwirukanka mu bidafite 12. Wowe ufite umugore ufite iki kibazo, wowe ufite umugabo ubona warangije kurwara, irinde kumuhohotera umujyana mu bantu ngo bagiye kumusengera. Ntabwo uzi Imana bakorera izo arizo. Numujyanayo uzaba umuhohoteye, kuko azahangirikira kuruta uko wabitekerezaga wowe ubwawe. Insengero ziriho ni nyinshi, ariko ibyiza aho kumuhohotera umujyana muri abo banyamasengesho, uzamujyane kwa muganga. Hari abamuhohotera rero nk'uko ngo bari kumusengera bagakubita, bakagukubita nko mu mutwe, no kukongerera uburwayi, bakakubwira ibyo uvuga utabivuga, intambara ikarota, kubw'imyuka yabo ibarimo, cyangwa kubwo imyuka urimo nawe utazi aho yaturutse, niba ari mu miryango y'aho washakiye cyangwa se y'aho uvuka, ntabwo wabimenya. Itondere uyu muntu, umujyane kwa muganga aho kugira ngo umujyane muri aba bantu basenga. Hari n'abantu bagira gutya bakamuhohotera bamukingirana, bakagufata ugasanga imyaka 5, umwaka umwe, cyangwa amezi 5 cyangwa ukwezi kumwe ukumaze uba mu nzu. Umuntu warangije gufungiranwa rero abasigaye aganira n'abandi bantu wowe utabona. Irinde guhohotera uyu muntu, kuko ni umuntu nkawe kandi avuwe yakira. Hari n'ukuntu imiryango y'iyi minsi ya none gutererana.